ariko girwa vuba hasi umugongo wabaye nk'umuheto ngira urambuza iki dore hose habaye ubushe ye cyo wibu ibintu byo gukora amasiporo udashobora kaco girwa wibura pfukunyuza aho ngaho uco sha uco ariko tuvuta twinka turananura gasha yego ego yose kuri tunakabuno shira hasi acagirwa yewe nisi wiyambura ubundi iyo wiyambura ariko ndiyambura ubwo ibyo ntibyankereza igihe ndambarira kandi ngiye aho sha aho ye bakora massage bashiraho neza se ego n'igicu nteretseho n'igikindi gukandisha ivi ariko uyu numugore nashatse cyangwa numukaratika n'igiki nisuko ntsindagiye nkumva ariko abagabo barabona cagirwa yewe aho wari ugukora urambwira ngo ningukande nyakugukanda nagukanda ugatangira ugataka kahure n'amacinya karendagiye rekera ese ngo ndagukanze n'ibintu byose uzazabikora turi guhambirana tega aho mu bitugu uco sha yego ariko mbonaga usazanye intoki dore wongera kunyereka cyakintu ariko ikintu ni igiki nasi nige ni masaga ariko kandi ndagira urukunzi yawe ariko se nk'ubwo mpfuye wicwa n'iki imboga mbi ziva mu nkono n'igicu ngeretseho ntumva indi igiye gupfumuka ugiye he kutari kuvuga naho nyine massage ntabwo umuntu ajyaga ibintu ngo wumva ari kukupfumuza nk'ikintu ni gake cya service gake ntubu kugenda urapfukunyuza rero yewe shandi mu bagenda ni impamvu urinda wihambira ngo gukande umugongo wawe ko abaye nk'urubito uba wumva ndi bugukande bikarangira bite ariko gwarahetamye ubonaga ninjoro gutagororoka asundi barinda bagukubita umbwira ngo ni gukanda kandi suko niba wabiyemeyeho ariko nabo ntibakansuzugure ako nk'ubu reka nkubwize ukuri ndagiye nkuye n'umuntu ngo weho ngo kera ngo wanywaga inzagwa ntibazi rero ko kera ubu yahindutse habagani rero ibintu byarahindutse nshobora no gusubira mu busore murebye nabi ntibabyumve ntabwo nkunda ko umuntu wankorogosha mu bwonko akoreka nkubwire uzabaze na nyoko akogeye gakunuka kuri mama nawe nyoko ariko di cyo mbabarira da nyoko nawe si mbere yo kugenda oya ariko byankereza turagira ngarutse ugira ute wazanwe n'iki ubwo ndebera rya goti urinzanire hano hanze ariko te n'ibiryo mbanze iki uzane icurabona sawa ndaje ukaburutoka ariko kunashuka rusero yagira we ariko niko nyirankotanya ni andahano iryo gotege nari gutumiyeho waribuze zana iryo gote sibi gote ryazanye icyuki kingana gitya koko sibundi ugiye he hano kumbaza ikizi umbase ndebera nizo ragadu zimpereze
nuko nta muntu urakubona wakandagiye hasi ngo arebe ibirenge byawe ukuntu bitambitse. Mpereza ariko zani zo nkweto. Bangutse ibyo birato. Ntwara gake di. Siko ntwara bushavari. Ese nungaraye aho urukumari. Ndi ibintu byinjiza mu nzu mba nikoropeye gute. Aki. Mpereza. Mundi sugiye he? Ntumvase. Nyine ntabwo ngiye kwicirwa n'icyaka mwururu. Dore kashipayi navuga gutya bashizemo umurubure ndagushiramo. Ubwo izategereza amasaka gese. Yego ye. Uragugura iki? Izo ngutiya. Rero ngiye mu muji. Muki? Ngiye mu muji ngiye kureba wa muhungu wanje. Wa mwana mbereye se wabo Kavunde. Yarambwiye ngo abaga mu muji ubwo sinajyana nkavayo ntarisomye. Noneho narumiwe rero. Ubwo ujya kureba Kavunderi? Niyo ngiye rwose. Ukubizi murumuna wawe murumvikana ku buryo ujya kureba umuhungu we. Ariko nimba murumuna wanje tutumvikanaga uwo mwana twabura guhuza. Ujya kumureba wiki se? Ngiye kumureba nabarega nabura nuko ndisoma. Ugiye kuryisomera. Gese ndasoma iki? Ndasoma intebe. Kasome nzobya karindagira. Nyine ndi kukubwira ntamazi ndi kugamira ntigarenga umuhogo. Ariko buri yunuka gutyo ntago ujye ubona ko mu myaka niyo bandebye bashobora kuba bantereta nabandi. Kisubize inyuma mu bukumi si turebe ko birashoboka. Ugiye mu mujyi se wa mu telefone? Yandangiye ahantu abaga. Yarahambwiye uko biri kose ningira n'amayobwa. Ndi gukeka ahantu hane hose ndanahagera. Hanyuma iyi mvura urayigenda mute? Kubona itangiye kujojo uracaye. Imvura se? Yabyo ndi kubona ibaye nyinshi. Uracaye. Inzara yawe uragenda nta kintu uriye. None ndajya. Waretse bukabanza ukarya. Byahiye se? Byari bihiye. Mpfunyikira mbijana. Bazimu bashye kandi batandaraje. Upfunyikire. Girwa vuba se. Imvura se? Gira nyine itari yamanuka. Nari nabyaruye ariko. Cyo nyine bipfunyika. Saho nyine wabyihorera. Ariko waretse nkabipfunyika ngabiko ibyo sinagacupa. Ubwo bivuze ngo uragenda ubirya kira. Akira. Ko rero nabo. Kabyo byoha ngo hari urugendo. Wapfiye gushyira hangaha. Hasi uragenda unyagirwa kubera iki? Wabanje ukareba. So wabincira mu gitambaro. Gitambaro se mwuka byara ngo ndagikora. Cyangwa urebe ikiguti yacashaje. Ntacyo nakwima ngifite icyo nakwima n'uburozi. Kandi nabwo bushegeye nabwo. Acendagirwa vuba. Bushegeye nabwo hari. Kuko yandangiye ahantu abaga. Uko biri kose. Uretse ari kwita bitaza kumeneka. Miramiranya. Ndeba ukuntu ugenda unyagirwa. Iyi si ni imvura. Ese wabanje kweke yatunyagiye mu ntamba ya Shikaramu. Iyi si ni imvura nyabaki. Mwanya uko nawe umubwira ko nta munyu nifitiye. Dore gihe wahereza kuriza. Ariko abanabo nisabiriza ryabo. Ariko hano niho mwabonye amaduka. Yanda sohoka. Hano kabwira abana nabi. Niba abana baje bansanga rero ukababwira nabi. Tujuraje kubikura kwa nyokujura biba. Umusubu koko ngira inama. Nce nyakigezi nce kukakiyaga. Inzira zigana mu muti cyazo. Uko genda kukakiyaga nibura niho uri bubashe kubona imodoka. Urazana ngahe se? Urazana ngahe? Ngahe se ukarindagira we ndana mubonye ngo tuvugane. Kamanze ngewe yondeye. Ubwo ndadutamirira mu mayira kudantakere. Ubwo uragiye rero? Genda. Kanze nanjye njye kuri niga we. Icyo kizi ko nta kintu byo. Mbawe. Makuru. Kudutoki tworoshe.
aha nahe ndatashye ubwo ni hano hirya iyi hirya mbafashe iki se muzehe mbafashe iki ntacyo nabuze amagambo mbase ariko shawuri ciza n'impamo ya muntu muzehe nibyo bintu wari ugiye kumbwira ako izo mitsatsi warazivukanye izo minwa ko zisuko wagira ngo ibitsike nini kimi najye mba ndamace uramuzi se uzi ubaga ku iyi si umva muzehe ese muzehe uzi uko usetsa none se ubu turi kuvugana ndi kuyihe uzi ko ndi kubona nta kanda na gatoya kakuriho muzehe mbwira abagira ntibarye ibihiye none se sha nari ndi kuja muri gari gufata imodokari nayo be wamayira ingiye i Kigali ugiye i Kigali nta wamfasha ngo ndangire ubu se nunyura ahangaha ntabwo uri uhamenya ubu urahamenya hari inzira ihari gutya ukatiye hano niyo yaba iya hafi hari bisi ziba zihahagaze zijya mu mujyi umuntu akamanuka ijya hasi no mu mukingo cyangwa kugira bitaza kukuyobera komeza iyi nzira nugerayo umanuke gato rero tubona haparitse bisi hano hari ababaji n'abasatuzi burya bose baba bari mu mujyi muri gare nta babaji bari iby'indege n'intuza n'abubatsi ako shawuri mwiza n'impamo ya muntu muze wintera isa n'imbabarire simurangiye se kereka niba hari ikindi ushaka kumbaza kereka niba hari ikindi ushaka kumbaza igihe abapolisi bazagira mu gisirikare ewe ntacyo hajya warundangiye ngo urakomeza nugera hariya imbere gato urahita ubona urahibwira ni umuhanda urakoze mwana wanjye dore sha iburyo ibumoso dore wansubiza mu busore saza no gusahurwa pe Kamera mwa. Bite muzehe? Amakuru ni meza muzehe. Ukoraga hano? Muraho muzehe. Bite se n'ibyo bipfuru? Iyi ni impamba. Nari nje kureba umuhungu wanje. Umuhungu wawe ndese? Umuhungu wawe ni umwana mbereye se wabo. Ukora hano se? Narumvishe ngo yaje naho i Kigali ngo akoraga muri hoteli. Umuhungu wawe yitwa ndese? Umuhungu witwa ako barambwiye ngo abaga hano. Witwa Kavundere. Kavundere. Muzehe ngaho komeza arakurese bose bagufashe. Ngaho ugende bagufashe. Ariko ibyo bintu ubisize hanze. Iyi ni impamba. Nta mpamba si ubwo ntaba ngiye. Impamba wapfunyitse gutyo? Amaye inka. Ubwo se harimo ibiki? Harimo ibiki? Cece. Genda zamuka bagufashe muzehe. Genda zamuka na ruguru mubonye. Arakurese bose zamuka. Wincuka mwa. Ukona harimo umuntu. Zamukura muri arakwakira aragufasha nta kibazo arakwereka buvundiri wawe. Kamure. Bravo. Yego muze. Ubafashe iki? Ndi gushaka Kavundere.
Kavunderi irindi zina muze irindi afite irindi ariko igihe aherutse iwacu ngo ahamariye gukira yararihinduye yitwa Mazimpaka Mazimpaka nta kibazo uramubona mbese wari ufite randevu wari ufite randevu yo guhura nawe buruvure ndi kukubaza wari ufitanye nawe gahunda oya nuko narinzi ko yambwiye ko akoreraga muri hoteli imeze nka guca neza uko yabinsobanuriye niho neza ntureba se n'utu dutara yari yarambwiye ko arimwo tubaga ni hano muze yego ntacyo arahari ndashaka ko hari ahantu wanyuzuriza amazina yawe na telefone yawe ukanadusinya yego ko nta telefone ngiraga uzi kwandika uzi kwandika aho nagarukirije amashure kwandika ntutwe twakabigezeho twarize turakoroboka ariko ntitwe twakageze ku cyo kwandika amazina yawe ninde reka nkwandikire ntacyo amazina ganje ni Bijiyobija Geregwari nimero do telefone yawe nakubwiye ko ntayigiraga ubundi nayigiraho narebamo nkamenya ibibagamo muze ibyo ni ibiki ufite se ibi ni impamba kwakorega umuntu aba atazi ngo urugendo azahuriramo n'iki ni ngombwa kuza umuntu yitwaje ntacyo uraba utegereje gato njye kumukurebera ko yaboneka nukora umwana wanje mfasha rwose umpuze nawe umunsi umbwiriye ngo ndamukeneye rwose uti niswo wanyu waje kukureba hahandi wamusobanuriye ihave ni impamvu reba hano gato mbanze mufotore turabanza tugafata n'ifoto yo kumaze iki niko sisiteme yubatse urarangije ako ibinyabazungu rero nubwo utirimutsa gusa mundebere rwose bubifashe yewe Kigali ni Kigali iwacu ni mu cyaro koko wagira ngo ni ku misiyoni ujye mundebere ariko aho nagendeye anze undi buhagira n'igisiga cyiza kikabinsamuza navuga ngo mbitse iki kumbe ndarya mpagaze hanura ari yicaye kuki yanyuzaha niho babikaga amafaranga aha nta nagakoraho reka yego ikintu si ntikirantega yego mama rero kirakomeye ntabwo nitamirije iyo umuntu aba yagendeye
igihe umuntu aba yakoreye urugendo kiba ari igihe kinini ntaba akwiye kumanza yisamo maze impaka ni hano yaje akaba abana ba matini baje gusesera ego nawe we atinyukaga ahantu nkahangaha kuko ntamwikaga kugira ariko yarize yarasobanuye afite abakozi ntari kintu nazigezemo ikisi bagifunguraga bata urasi wa musazara muze uramumboneye uye ntabwo ibintu bishoboka uri hano umara iki muze ubundi uruwahe nduwi wacu ku meza ku ntebe ku meza reka manukire imbaye mugufiya ndi kugira ndorera kweri ibi ni ibiki washyize hasi nari ndi gusamura mwana wanjye ku mashini yanjye ushyizeho ibiryo sinabonye hano mufite abakozi ako ntabwo bivuye harya wambwiye ngo upfana iki n'amazimaka ndi se wabo uramumboneye hoya bina ako ubundi uturuka he muze urakabije nagaruka ukubahuka ariko ibi bintu ntabwo wabikora reba imashini yanjye wayujuje muze ndavuze ngo ngone usohoka cyangwa uhamagara abasekirite reba ibintu byose wakoze komera mwana wanjye mazima ni gucya wanganye ariko amafaranga n'amafaranga akoze reba ibintu yakoze dore ni isahani nasanga naho bashyira isahani uyu musaza ntabwo nzi ahantu avuye ambwiye yuko aje akureba reba ibiryo yashyize ku mashini isahane dore wagira ngo aha ngaha yaje gutegura ariko none nimba muri kuvuga gutyo agasameza nose ameza agabereyeho igisago kuriraho mwe ntimuje muri rata ngo mwageze mu binyabazuru uramuzi ngiye byancanze uturutse uruwahe narinje kukureba arusha kundeba nimaze iminsi myinshi nakubona mwana wanje dore nasiko macibiri ego kuyirwaga nawe kuvuga ngo aho ugereye inaha mu mujyi ngo ntukigerayo ko ntakuzi ibi ni ibiki uri kumva yarambwiye narinje kukureba noneho ndamubwira ngo asigare hariya inje nsanga ibintu byose yabidobije reba dore n'ibitenge se nk'ibi ni ibiki koko birananuka muze fata ibi bintu byawe muze ni igikapu igikapu mbare gatatu usohotse hano mbare gatatu usohotse hano aha fanya haraka mubone hanze aha yemwe ariko mazima ko kuranyirengagije nkuzihe se ntabwo uzi ko ndi sawani ata wacu kuva ryari gukira byibagiza gukinga ndavuze ngo fanya haraka ondoka umva nandi ico nkubwiye ndakuvuma kavuma biwanyu hano gurabira byose babazi ukure uretse gatomane ndabyitaho ntacyo muri wewe ntambutsa yemuko uzapfura ukurindagira kandi uzanyifuza wewe ondoka wewe genda ondoka ngedere usirudi hapa tena unanielewa genda nini munyituye genda n'ukuntu nakurezesha ukiriyo ntuzongere kurira
nuko nawe utonde ntabwo ariko ahubwo butatu uje kubona wese oya danabi ubundi abantu nk'abangabo ubakari kubera iki ariko tuba tugomba kubaha abantu bose ndetse nari gukora iki nabonaga ari umusaza mpaka yinjiremo hano ntago yari yahinje nanamweretse aho yicara ahubwo ndaje nsanga ibintu byose yabizambira uza agaciro k'i computer urakazi nigira ikibazo urayishyura uranyumva shahu we koko sha uranyirengagije sha koko narakureze mwa itiki yanje se munani nzi kurampa n'udufaranka none pe ni gutyo umpindutse itonde mahungu we n'ubundi ariko wari warabivuze irasana ko kihari kuki atayitwaye ndaje mbikure ariko boss nubwo uriya musaza umwirengagije njyewe nabonye hari ukuntu musa gutya nyine uvuze ngo iki ngo njyewe oya nyine nari mvuze ngo mu mpanga nabonye hari ukuntu mufitanye imisoro ariko sha nta kundi n'ubundi wari warananyeretse kutankeneye wari waranyanze ntunamenye ngo ndisiko wanyusha kora ibyo ngibyo ukore konture byose ese ubu ngubu uzi habuze iki amafaranga warebye aho kuri kesi yakozemo wabwira n'iki bimeze neza ko nubwo uyu muntu ari kumwihakana njye nabonye basi alo sha ntacyo ukamponda igitse amaherezo ubundi anagera yuko byagenda kose yewe